kandi ntago bizarangira ngaho gusa kuko byo Kagame yakoze nibi cyane, kwica abakongomani, abanyarwanda, kwiba, ni igisambo kibi. President Rwanda ni igisambo kimwe kibi, sinzi uko nabisobanura. Cyaka nkoze nka video ngabyerekana amafaranga afite yagombye kukira gatuza, ariko wapi tubone twose baradutwara, n'udushinga tuzi baradutwara, byose babitwara. Yego kugira ngo Abanyarwanda hore bumva ari abakene basabiriza, bumva yuko umukiza wacu ni nuriya, umukiza wacu nuriya. No, that's not true. Nagari byiza. Kindi cyanyuma nabonye mora nengo butegetsi, ibintu byitwe ibyitso ni ibintu bibi cyane, kubera ko FPR itera Abanyarwanda bamwe bafashwe ibyitso bibazo. Urumva ni ibibazo byakomeye, abantu barabica, abantu barafunga. Na n'ubu ngubu Abanyarwanda ibyitso biracyakomeje. Upfa kuba wakoze ikiganiro, uvugana Eric, ushite Eric, mwariganye na Eric, uriye muraziranye, uriya mwarasangiye, ubwo nawe icyitso umuntu wese uzanye nawe, umuntu wese mwiganye ahinduka agira ibibazo. Kubona ibintu byo guhungeta abantu ko icyaha ari personnel, niba ari icyaha ko umuntu agomba kuza ibyakoze, ni gute umuntu muziza kuko yamenye n'undi, yiganye n'undi, yaturanye n'undi, kubera iki mbo nibaza byinshi cyane twibaza, ariko it's us urubyiruko tugomba gushaka igisubizo. Abajene bagenzi banjye mu bitekereze kabiri cyo gukora kirazwi, guhana impinduka nziza, kurwana, guchallenginga, kwereka ko system ya Kagame inaniwe, tukayichallenginga mu buryo bwiza. We have to speak, ntabyo kugira ubwoba, no, ufite uburyo ukora, andika, vuga, tekereza, nufite amafaranga yashore, nimba ukeneye ubumenyi bwige, whatever you have, ikintu cyose ushobora kuba ufite cyadufasha kugira ngo tubashe guhindura ibyananiye abandi babanjije, tugomba kubikora. So